uko byagenze nuko ubwo nyuma y'ukwezi Mutima ya ndege yahoraga arota yikandagijemo ikirenge. Yari akeye ku maso, ariko mu maso ye huzuyemo amarira y'ibyishimo. Ku mutima ati Mana yanjye, inzira zawe zirenze ibihumbi, ubu ni njye Mutima wicaye muri iyi ndege koko? Ati ndagushimira Mana yanjye ko ari wowe waremye abantu bafite umutima mwiza nk'uwa Scovia. Mu by'ukuri amashimwe yari menshi ku mutima wa Mutima. Ubwo we na Scovia baricaye, umwe iburyo undi ibumoso, nuko mu kanya gato nk'ako guhumbya bumva akajwi kababwira kati nimufunge imikandara yanyu kuko indege igiye guhaguruka. Nuko ubwo indege yarahagurutse yogoga ikirere, Mutima agurukana n'inzozi ze yerekeza muri Canada atyo. Ibyabereye muri Canada byose nabivugaho byinshi, nk'ibisanzwe nk'umwana ugeze mu gihugu cy'amahanga bwa mbere atazi ururimi rwaho byaramugoye cyane, ariko Scovia yamubaye hafi amushakira uko yiga ururimi. Mutima agera amenya Icyongereza nk'uwahavukiye. Igihe cyarageze Scovia amusiga yagaruka mu kazi, Mutima nawe agumiye mu mahanga. Ababyeyi ba Scovia bafashe neza Mutima bamujyana mu ishuri ariga, arangiza yisumbuye akomeza muri kaminuza yigisha ibijyanye no gutwara indege iri muri Amerika. Scovia nawe yanyuzagamo akajya muri Canada akabonana na Mutima akamubwira amakuru ya barumuna be. Ubuzima bwa Mutima bwaragiye buba bwiza pe, aba umukobwa mwiza w'uburanga n'ubuhanga buhebuje. Hashize imyaka 12, Mutima yari ageze mu kigero nk'icy'imyaka 27. Ubwo yari amaze kubona impamyabumenyi y'ikirenga yo gutwara indege zitwara abagenzi, yasezeye ku babyeyi bamurihiriye, abashimira ineza n'urukundo bamweretse, abasezeranya ko ineza yagiriwe nawe azayigirira abandi. Nuko asubira mu gihugu cyamubyaye gufatanya n'abandi kucyubaka no kwita kuri barumuna be n'abo mu muryango we yasize. Mutima akigera ku kibuga cy'indege yatunguwe no gusanga Scovia ari kumwe n'utwana twe 2 n'umutware we, ahagararanye na barumuna ba Mutima uko ari 5. Bose ubuzima bwarahindutse. 2 muri bo bari bararangije amashuri, abandi bakiga. Barahoberanye bishyira kera, amarira yisuka ku maso yabo. Nuko ubwo mu muhoberano wuzuye amarira n'ibitwenge wararangiye, barihanagura bafata inzira baragenda. Bose bahitira kwa Scovia. Mutima yasanze bamukoreye umunsi mukuru. Hari abantu benshi b'ingeri zose bafite aho bahuriye n'ubuzima bwa Mutima. Harimo abana benshi babanye mu kigo kigorora abana bakoze ibyaha bari inshuti ze, harimo ababyeyi bareze barumuna ba Mutima, harimo n'abandi bana biganye muri kaminuza bamutanze kugaruka, harimo umuryango wa Pierre Mutima yabayemo bwa mbere ubwo yazaga mu mujyi, harimo na wa muyobozi w'ikigo kigorora abana. Ni benshi pe. Nuko barishima bishyira kera. Bidatinze Mutima afata ijambo mu marira menshi y'ibyishimo n'Icyongereza gitomoye ati mbashimiye mwese kuba mwaje kunshyigikira ndetse no kunyakira no kumpa ikaze. Nyuma y'imyaka 12 naragiye. Ndashimire cyane Scovia n'umuryango we, ibyo mwankoreye birenze ibyo umuntu yatekereza. Kuba ameze gutya nimwe mbikesha. Nuko ashimira Pierre ko yamufashije akamurokora ubwo yari ari ku muhanda yasumbirijwe akamwitaho. Ashimira ababyeyi bareze barumuna be. Ageze kuri barumuna be araturika ararira ati mbere yuko ngira icyo mvuga kuri barumuna banjye nibo banze baze hano imbere. Aravuga ati bana ba mama, ndabashimira ko mwafatanije nanjye kwihanganira umuruho, mukihanganira ya mijugujugu n'imigeri y'ihene zaturaraga ku mutwe, mukihanganira inkonji za data za buri munsi, mukihanganira za nkondogoro z'ibijumba nazo twabonaga ari nk'amani iturutse mu ijuru, mukihanganira gutungwa n'amazi ya Nyakagezi, ikiruta byose mukihanganira umubabaro wo kubona mama watubyaye apfiriye mu maso yanyu, kandi namwe mukiri ibitambambuga, mukabura uwo muririra ubwo njye nka mukuru wanyu mwakaririye umuruho wari waranyangaje ku gahinga. Muri uwo muruho rero wose nahuye na byinshi bibabaje, ariko kandi nahuye n'abakozi b'Imana ku isi, ari bo bana bagize uruhare mu gukura kwacu tukaba tugeze aho tugeza. Ngaho nimufashe tubashimire. Yewe umunsi umwe hari umubyeyi nabwiye ngo ibyo unkoreye iki gihe umunsi umwe nzakwereka ko utaruhiye ubusa.
Uwo mubyeyi nawe yicaye muri twe, ndamusabye nahaguruke muhobere nk'uko namuhobereye cya gihe, gusa ubu biratandukanye kuko icyo gihe namuhobeye mfite amarira y'umubabaro n'agahinda, nta cyerekezo na kimwe mbona imbere yanjye, ariko ubu ngiye kumuhoberana amarira y'ibyishimo n'umurava wo gukomeza kugera kure heza hashoboka. Murakoze cyane. Ngayo nguko uko Mutima yashyikiriye inzozi ze kandi n'ubu aracyakomeje kugera ku byo yifuza. Iyi nkuru ya Mutima ngewe yanyigishije kuko byamera kose mu buzima bwose ndimo ngombwa kubaho mfite intego, ibyo nkabikorera abo nkunda ndetse n'abandi bose bankikije, kuko erega nubwo haba nta nzira, Imana yigushakira inzira ahatarigeze haba inzira. Iyi nkuru wowe ikwigishije iki? Mwarakoze cyane kubana nanjye, tuzasubire mu zindi nkuru zikurikiraho.